Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Reka amakuru yacu tuyatangirire ku mugabane wa Afurika, aharereye umusore w'umunyarwanda amazina yitwa Itaye wacu Bruce, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie kubw'ibihangano bigiye bitandukanye yagiye akora bigakundwa kandi bigatrendinga ku rwego rwo hejuru y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Bruce Melodie yatangiye urugendo rw'umuziki nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2012. Kuri uyu munsi bivuze yuko amaze imyaka igera ku 10 akora umuziki nk'uwabigize umwuga. Yahuriye byinshi, yabonye byinshi muri uyu muziki, yabonye byinshi mu muziki wa Afurika, yabonye byinshi mu njyana ya Afrobeat, yageze kuri byinshi, yegukanye ibihembo, yakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye, yagiye muri studio zikomeye, yagiye akora interview ku bitangazamakuru bigiye bikomakomeye. Urugero, Bruce Melodie umwe mu bahanzi bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, nibuze 8 ba mbere babashije kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda winjiye muri Konk Studio. N'umwe mu bahanzi nibuze babashije gukorera interview cyangwa se bakagira ibiganiro kuri Trace Music. Navuga ko ari umwe mu ba mbere bageze kuri iki gitangazamakuru gikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika. Bruce Melodie niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda avuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza ku mugabane w'Uburayi agakora icyitwa European Tour. Bruce Melodie niwe muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda wagize ubushobozi bw'uko mu mwaka umwe ashobora gusohora indirimbo 14. Bruce Melodie niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wageze ku rwego rwo kuvuga ngo muri uyu mwaka nakorana indirimbo na Calligraphy Jones 1 million followers ku rubuga rwa Instagram. Numwe muri ba social media influencer mu artiste bakomoka hano mu gihugu cya Kenya. Bruce Melodie akavuga ngo namara gukora indirimbo na Calligraphy Jones, zimwe mu raperi bakomeye muri Afurika, gakora indirimbo na Harmonize, gakora indirimbo na Inosby, gakora indirimbo na Eddy Kenzo, gakora indirimbo na B2C, gakora indirimbo na Fik Fameka, kandi izi ndirimbo zose zigatrendinga ku rwego ruri hejuru. Nibuze mu mwaka umwe nkagera kuri cya kintu nifuza, nkagera ku ntumbero yanjye. N'abahanzi bake hano mu gihugu cy'u Rwanda umuntu ashobora gutegura igitaramo muri South Africa, umuntu ashobora gutegura igitaramo muri Uganda cyangwa se muri Tanzania, agatekereza ngo mu gihugu cy'u Rwanda hari umuhanzi. Ibi byaragaragaye ubwo Eddy Kenzo yateguraga Eddy Kenzo Festival. Ubundi afata amafaranga 15,000 by'amadolari y'Amerika, no kuvuga ngo ni miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, ayishyura umuhanzi Bruce Melodie. Ibi biba ku bahanzi bacyano mu gihugu cy'u Rwanda, ko umuhanzi yaturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda akajya kuririmba hanze akishyurwa agera kuri miliyoni 15. Ibi bikorwa na Bruce Melodie, bigakorwa na The Ben, bigakorwa na Meddy. N'abahanzi batatu hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kuri uru rwego, ariko siko bose biba, kuko nk'urwego Bruce Melodie ari gukora kuri uyu muziki kuri uyu mwaka w'2022 cyangwa se mu myaka 3 itambutse, ubona ko ari hejuru ya Meddy ndetse na The Ben, bitewe n'uburyo agenda asohora ibihangano, featuring agenda akora umunsi ku wundi. Imbaraga ashyira mu muziki we, ubona ko nibuze mu myaka 5 iri imbere ari umwe mu bahanzi bazaba bahagaze neza cyane ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu njyana ya Afrobeat ndetse dore ko izindi njyana zigiye zitandukanye uyu muhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda agenda zisangamo umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi Bruce Melodie afite indirimbo yashyize hanze, ni indirimbo yise Funga Macho. Funga Macho mu rurimi rw'ikinyarwanda bisobanuye gufunga amaso. Ni indirimbo imaze iminsi igera kuri 4 ku rubuga rwa YouTube, imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 358 ku rubuga rwa YouTube. Navuga ko ari imwe mu ndirimbo ziri gusteminga cyane cyangwa se ziri kurebwa cyane ugereranyije n'izindi ndirimbo zasohotse. Urugero, mbere yuko Bruce Melodie ashyira hanze indirimbo yise Funga Macho, The Ben yashyize hanze indirimbo yitwa Korokoro yakoranye na Otile Brown, featuring nziza. Ariko iyo ugiye kureba iyi ndirimbo, ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 306 mu gihe kingana n'iminsi igera kuri 7. Wareba indirimbo Bruce Melodie yashyize, indirimbo ya The Ben na Otile Brown imaze iminsi 8 ku rubuga rwa YouTube, imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 306. Iminsi 8.
8 days. Mu gihe Bruce Melodie afite indirimbo yashyize hanze yise Funga Macho, nta nubwo ari featuring nibuze mpuzamahanga ngo mvuge ngo ni featuring ikomeye Bruce Melodie yakoze, ikikwereka ko urugendo cyangwa se ibyo Bruce Melodie ari gukora muri iyi myaka biri gutanga umusaruro. Indirimbo yashyize hanze yise Funga Macho imaze iminsi igera ku 4 gusa, imaze kurega n'abagera ku 356 ku rubuga rwa YouTube, mu gihe imaze iminsi 8 ya The Ben na Otile Brown imaze kurebwa n'abagera ku 360. Ni ukuvuga ngo indirimbo imaze iminsi ikubye inshuro ebyiri ya Bruce Melodie, indirimbo ya The Ben na Otile Brown imaze iminsi 8, ya Bruce Melodie imaze iminsi 4, ariko ya Bruce Melodie cyangwa se navuga ko yarebwe cyane, ndetse dore ko ari cyo kintu gisigaye gigenderwaho kugira ngo umenye niba iyi ndirimbo yakunzwe cyangwa se itakunzwe. Funga Macho navuga ko ari imwe mu ndirimbo ziyoboye izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu ndirimbo ziheruka gusohoka muri uku kwezi turimo kwa 11. Navuga ko Funga Macho ariyo ndirimbo iri hejuru, nibuze mu gihe kingana n'iminsi 7 cyangwa se 8. Funga Macho irebe yamaze gusteminga 1 million views ku rubuga rwa YouTube. Ni ikintu cyiza. Bruce Melodie ni umuhanzi umaze gushyira hanze indirimbo 14 muri uyu mwaka, ni indirimbo zigiye zitandukanye yagiye asohora muri uyu mwaka, yaba Sawa Sawa, Nyora, Izina, Totally Crazy. Yashyize hanze indirimbo yitwa Caroline Table yakoranye na B2C, yashyize hanze indirimbo yitwa Deep yakoranye na Fik Fameka, hagiye hanze indirimbo The Way You Are, hagiye hanze indirimbo Funga Macho, hagiye hanze indirimbo Urabinyegeza. Ni indirimbo nyinshi Bruce Melodie yashyize hanze muri uyu mwaka, ndetse n'indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Medbeat na rimwe mu ndirimbo zasohotse muri uyu mwaka. Navuga ko by'umwihariko n'indirimbo Bruce Melodie yagaragayemo ya Zizu Arupacini irimo na King James na Safi Madiba. Ni indirimbo nyinshi umuhanzi Bruce Melodie amaze kugaragaramo muri uyu mwaka 2022. Navuga ko Bruce Melodie ari umwe mu bartiste bagaragaje urwego ruri hejuru, ari umwe mu bartiste abahanzi bari kuzamuka hano mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kubera urugero rwiza. Kuko niba aka kanya ushobora kumbwira ngo umuhanzi nka Kenny Solo ari ku rwego rw'uko nibuze mu mwaka umwe nawe ashobora kugira ikirenge muri cya kindi cya Bruce Melodie, agasohora indirimbo zigera ku 8 cyangwa se 7 mu mwaka umwe, agakora featuring na Peruzi, agakora featuring na Double J. Navuga ko Kenny Solo yatangiye gutera intambwe nk'iyo mukuru we ari gutera, yatangiye kubona ko hano mu gihugu cy'u Rwanda, isoko ryano mu gihugu cy'u Rwanda ibyo rirahari. Dufite stade nziza zo gukoreramo ibitaramo nka Beka Arena, dufite Camp Kigali, n'ahantu henshi hano mu gihugu cy'u Rwanda wakorera ibitaramo, Canal Olympia. Ariko se hano mu gihugu cy'u Rwanda birashoboka ko Bruce Melodie yakorera igitaramo hano muri Beka Arena? Bruce Melodie yamara gukorera igitaramo Beka Arena, ejo mu gitondo agakora igitaramo Camp Kigali. Kenny Solo agakorera igitaramo Beka Arena, nyuma yaho nawe akajya Camp Kigali, abantu bakaboneka mu minsi 4, ibitaramo 4 abantu baza. Ibi bintu biragoye. Iyo ugiye kubireba neza ureba nibuze igitaramo Taiki yakoreye hano mu gihugu cy'u Rwanda, igitaramo cyabereye muri Beka Arena, cyakurikirana n'igitaramo cyajemo Kiss Daniel, cyitabiriwe n'abahanzi bagiye batandukanye barimo Bruce Melodie ndetse na Shiba Karungi. Avuga ko ari kimwe mu bitaramo byari byitabiriwe n'abartiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko iyo urebye uburyo iki gitaramo cya Taiki cyitabiriwe n'uburyo igitaramo cya Kiss Daniel cyitabiriwe, Kiss Daniel ntago ari izina rito. Kiss Daniel avuga ko ari umwe mu bartiste bari ku rutonde rw'abahanzi bagombaga kuririmba mu gufungura igikombe cy'isi kikubera hara muri Qatar. Avuga ko nacyo ari mu nkuru ziri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nifuriza abantu bari kureba igikombe cy'isi gukomeza kuryoherwa ndetse no kwenjoyinga amatimu yawo, yaba Brazil, dore ko Argentina mu minsi ishize yatsinzwe. Ibyo ngibyo si cyo cy'ingenzi. Nashaka kubabwira ko Kiss Daniel ni umuhanzi ukomeye, kuko niba ari umuhanzi ushobora kujya kuri tebo y'abahanzi bazaririmba mu gikombe cy'isi, ni umuhanzi ufite izina rikomeye cyane hano muri Afurika. Nyamara wajya kureba utaki wujuje Beka Arena ugasanga we ntabwo ari ku rutonde rw'abahanzi bazaririmba mu gikombe cy'isi. Bruce Melodie yarabanje areba ko hano mu gihugu cy'u Rwanda namaze gufatisha ndi umuhanzi ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko se birashoboka ko nakagura imbibi nkava hano mu gihugu cy'u Rwanda nkerekeza mu gihugu cya Uganda gakora igitaramo abantu bakaza? Birashoboka ko najya kuri stage yateguwe na Eddie Kenzo, stage iriho abantu barenga 50,000 nkaririmba nkasanga y'abantu banzi? Birashoboka ko nava hano mu gihugu cy'u Rwanda nkerekeza mu gihugu cy'u Burundi ngataramira abarundi bakanyurwa nkakora ibitaramo 2 mu minsi 2 kandi abantu bakaza barenga 60,000?
nkakora amateka ntari ntigeze nkora kuva nabaho, kuva natangira urugendo rw'umuziki. Ikindi gitaramo Bruce Melodie yakoreye kuri Ziona Beach mu gihugu cy'u Burundi, navuga ko ari kimwe mu bitaramo by'amateka mu bitaramo byose Bruce Melodie yakoze kuva yatangira urugendo rw'umuziki nk'uwabigize umwuga. Nubwo yitabiriye amastage agiye atandukanye nka Africa Got Talent, Studio, Primus Guma Guma Superstar, igitaramo yakoreye mu gihugu cy'u Burundi navuga ko ari kimwe mu bitaramo byagenze neza bitewe n'uko nawe abyivugira. Ni kimwe mu bitaramo byagenze neza kuko ni igitaramo yari yiteguriye ubwe ku giti cye, ahaguruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, yabifashijwemo na label iri kumufasha cyangwa se inzu ireberera inyungu z'abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. 1:55 AM bategura igitaramo mu gihugu cy'u Burundi hari kuri Ziona Beach ndetse no kuri Nyakabiga. Bategura ibitaramo bibiri biza kugenda neza, nubwo hagiye hasohoka inkuru zigiye zitandukanye, gufungwa kwa Bruce Melodie n'ibindi bitagenze neza, ariko kubera Imana aza kubicamo, aza no guhita ashyira hanze indirimbo yise Urabinyegeza. Kuri uyu munsi Bruce Melodie afite hanze indirimbo yise Funga Macho, ni imwe mu ndirimbo ziri gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda, zikorerwa video challenge n'abastari bagiye batandukanye, Nyagso, Yago for Real, Jojo, General Benda ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Iyo bakunze indirimbo biba bigomba gukumvisha 100% ko iyo ndirimbo yamaze gufata, kuko niba abantu bumva indirimbo kaba bakubwira ngo indirimbo ni hit cyangwa se indirimbo si hit. Ikintu nakubwira cyo indirimbo Bruce Melodie yakoze ukurikije uburyo iyi ndirimbo iri kurebwa ku rubuga rwa YouTube, uburyo icurangwa mu tubari, mu tubyiniro, ahantu hagiye hatandukanye bifuza kubyina, nakubwiza ukuri ko Funga Macho vibe yo ku rwego rwo hejuru, kandi ni indirimbo nziza, ni indirimbo irimo message ibwira abasore birukanyira mu abakobwa bose twirukanye cyangwa se abakobwa bose twese twirukanyira, ntago ari ko ari beza. Hari abakobwa ushobora kwirukanyira gufiteho gahunda ugasanga ibyo wirukanyira biragusize, nk'uko Bruce Melodie atangira akubwira ati agenda. So ni indirimbo navuga yuko ari imwe mu ndirimbo ifite message nyine ikubwira ku mukobwa w'akabandi. Umukobwa ni indirimbo mu by'ukuri nshobora kukubwiza ukuri ko ifite message ijya kumera nka message y'ikinyafurika, usibye ko bitandukanye n'ikinyafurika. So Funga Macho ni indirimbo iri kuri YouTube channel ya Bruce Melodie. Navuga ko ari YouTube channel imaze kuzuza abagera ku 393 subscribers ku rubuga rwa YouTube. Imwe muri YouTube channel zigenda zitrendinga, dore ko ziri gusubscribinga umunsi kundi, dore ko ari nabwo ku munsi w'ejo YouTube channel yuzuzaga total views zigera kuri 1,50,628. Navuga ko Bruce Melodie kurikije YouTube channel yafunguye mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa gatanu, navuga ko ari muri channel yagaze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iminsi igera kuri 3 gusa Bruce Melodie ashyize hanze indirimbo yise Funga Macho. Uyu munsi ni umunsi wa 4 saa 12, navuga ko ibuze kuba yenda kuza umunsi wa 5. Bruce Melodie nyuma y'iminsi 3 ahita yongera ateguza abakunzi be indirimbo yise Primus. Ni indirimbo navuga cyangwa se yo kwamamaza cyangwa se yo kugaragaza ndetse no kumvisha abantu uburyohe bw'ikinyobwa cya Primus. Navuga ko Primus ni kimwe mu binyobwa bikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni kimwe mu binyobwa byagiye bifasha abahanzi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko amafaranga menshi yafashwe n'umuhanzi ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda ni amafaranga yahawe n'ikinyobwa cya Primus, ubwo cyari cyarakizeho irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Navuga ko ayo mafaranga yariweho n'umuhanzi nka Tom Close, King James, Riderman, nyakwigendera Jay Polly tumubwira ati rest in peace, Dream Boys, imwe mu matsinda meza, Urban Boys, Bruce Melodie, Butera Knowless. Abo ni bamwe mu babashije gukora kuri aya mafaranga, ariko iyo ugiye kureba mu bahanzi bakoze kuri aya mafaranga, umuhanzi wagumye on top kuva amaze kuyafata agakomezanya nabyo kandi agakomeza kuzamukana nabyo, ndetse na Primus ikagira nubwo imugira brand ambassador mu bahanzi begukanye iki gihembo. Bruce Melodie ni umwe mu bari ku rwego rwiza mu batwaye iki gihembo cya Primus Guma Guma Superstar, cyagiye gifasha abahanzi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, barimo nk'aba Christopher, Dani Nanone, Young Grace ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bafashwa n'iki kinyobwa cya Primus. Bruce Melodie rero akaba yitegura gushyira hanze indirimbo yise Primus yacu iwacu, ni kimwe mu binyobwa bikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda,
avuga ko byagize uruhare rukomeye cyane ku muziki w'u Rwanda kugira ngo aka kanya umuhanzi nka Bruce Melodie tube tumubona ku rwego ariho, kugira ngo aka kanya umuhanzi nka Christopher tube tumubona ku rwego ari. Iyo Christopher taza kujya muri Guma Guma nibuze ngo ajye abona nk'umwanya wa kabiri, abashe kubona izo miliyoni 15 nk'umuhanzi watowe cyane cyangwa se wakunzwe n'abantu benshi, abashe kubona kuri ayo mafaranga, umuhanzi nka King James ngo yegukane iryo rushanwa, abone ko kuko mu muziki burya harimo amafaranga, ko mu muziki harimo umuhanzi ushobora gukora ugakura amafaranga. Ntabwo akanya tuba dufite umuhanzi nka Bruce Melodie ku rwego rwo kujya gukora igitaramo mu gihugu cya Uganda yishyuwe agera kuri miliyoni 15. Ntabwo aka kanya tuba dutekereza ko Bruce Melodie azaririmba mu gitaramo kizazamo Joboy, akaba ari igitaramo kizaba tariki 3 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2022, akaba ari igitaramo n'ubundi Bruce Melodie avuga ko yishyuwemo agatubutse ugereranyije n'abandi bahanzi bakomoka no mu gihugu cy'u Rwanda barimo Christopher, Kenny Soul n'abandi bagiye batandukanye bari muri iki gitaramo, dore ko waje gukurwamo uwitwa Juno Kizigenza ndetse na Davis D, akaba ari mu bahanzi bavuye muri iki gitaramo kizabera muri Beka Arena tariki 3 z'ukwezi kwa 12. Ni kimwe mu bitaramo byiza, umuhanzi mukuru azaba ari Joboy ndetse na Bruce Melodie, nibo bahanzi bakuru navuga ko bazaba bari muri iki gitaramo kizabera muri Beka Arena tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022. Kugura tike ni amafaranga make cyane rwose, ni amafaranga y'ibihumbi 5 ahasanzwe ibihumbi 10 VIP, ibihumbi 25 ndetse n'ibihumbi 150 muri VVIP. ni mu gimeza y'abantu 6 rwose, ngira ngo nagera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni kimwe mu bitaramo byiza byo gusoza umwaka. Diamond Platinumz ari i Kigali muri uku kwezi kwa 12. Ni ibitaramo byinshi bigiye kuba. Bruce Melodie aritegura gukora America Tour, akazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imijyi igiye itandukanye, harakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi igiye itandukanye nka Texas, New York, Miami ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ariho mwe mu duce Bruce Melodie yitegura gukoreramo tour, ndetse nano mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melodie nawe yifuza kuhakora tour, akagenda akagira mu turere tugiye dutandukanye, za Rubavu, za Rusizi, za Nyamasheke. Ni hamwe mu bantu baba bakunda Bruce Melodie, ariko kumubona ari ikintu gikomeye cyane mu turere tugiye dutandukanye, by'umwihariko uturere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda. akari tour Bruce Melodie yifuza gukora, ariko ni nyuma y'uko azaba avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melodie afite indirimbo hanze yitwa Funga Macho, ni imwe mu ndirimbo nziza. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Bahati Kenya, ubwo bahuriraga muri kimwe mu bitaramo byabaye hara mu gihugu cya Uganda cyiswe Edikenzo Festival, kiri kitabiriwe n'abafana bagera ku 50,000. Bruce Melodie afitanye indirimbo na Paraso, ni umwe mu artiste bafite izina rikomeye cyane mu gihugu cya Uganda, dore ko afitanye indirimbo na Davido. Bruce Melodie afitanye indirimbo na Camilio. Bruce Melodie afitanye indirimbo na Bahati Kenya. Bruce Melodie afitanye indirimbo na John Frogan, umwe mu artiste bakomeye cyane hariya muri South Sudan. Les amis, genda kuri YouTube urebe indirimbo, searching indirimbo yise Funga Macho, nimwe mu ndirimbo zikomeje gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Les amis, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Tumaze iminsi tudakora ibiganiro ku bw'ibibazo bigiye bitandukanye twagiye duhura nabyo biri personal, ariko kuri uyu munsi ndababwiza ukuri ko twamaze kugaruka. Ibiganiro ni buri munsi kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. We kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ujye ubasha kubona notifications z'ibiganiro byacu byose dukora umunsi ku wundi. Reba interview zose Bruce Melodie ari gukora muri iyi minsi, nakubwira ko muri iyi minsi Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bari gutanga spectacle yaba mu muziki no muri showbiz muri rusange. Bruce Melodie nyuma y'indirimbo yise Funga Macho ari kuri YouTube imaze kurebwa n'abagera ku 356, aritegura gushyira hanze indirimbo yise Primus. Navuga ko ari imwe mu ndirimbo nziza zigiye gusohoka, dore ko ari indirimbo yakozwe na producer Elements coming from Country Record, umwe mu producer bagiye bakora indirimbo Bruce Melodie zigatrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange, ndetse video yayiza gukorwa na Sasha Vibe. Les amis, you love you so much.